Muraho neza bakunzi b'inkuru Nshyashya TV. Nonaha mwahawe ikaze kuri iyi YouTube channel yitwa Inkuru Nshyashya TV. Iyi nkuru yitwa Ibanga ry'Inzoka Eshatu. Kora subscribe na like ndetse na share. Wisangize bagenzi bawe utange n'igitekerezo cy'uko iyi nkuru wayumvise. Hari kera cyane mu ishyamba rinini riri hafi y'akarere ka Nyungwe, ndetse mbere yuko ngutangira iyi nkuru yitwa Ibanga ry'Inzoka Eshatu. Nanone hari kera cyane mu ishyamba rinini riri hafi y'akarere ka Nyungwe habagamo umukobwa witwaga Keza. Keza yari umukobwa mwiza, umutima mwiza, ariko yari yarapfushije ababyeyi akiri muto. Yabaga wenyine mu kazu gato ku musozi, akaba akora imirimo yo mu ishyamba, gutoragura inkwi, gutema inkwi no guhinga. Abantu bo mu mudugudu bavugaga ko muri iryo shyamba harimo ibanga rikomeye cyane. Bavugaga ko hari inzoka eshatu zidasanzwe ziba mu buvumo buri munsi y'urutare runini cyane. Iyo nzoka ngo zari zifite ubwenge nk'ubw'abantu, abenshi batinyaga kwegera aho hantu. Nanone umunsi umwe Keza yari agiye gushaka inkwi mu ishyamba. Izuba rirenze, ukwezi kukaba kwari gutangiye kumurika. Mu gihe yari arimo gutaha, yumvise ijwi ridasanzwe rituruka mu buvumo. Yegereye buhoro, akimara kwegera gato yabonye inzoka eshatu nini cyane zisohoka mu buvumo. Zari zifite amaso asa n'urumuri. Keza yagize ubwoba bwinshi cyane, yahise azamura amaboko aravuga ati, ndabasabye nimungirire nabi, ndi umukobwa w'umukene ntacyo mfite. Inzoka imwe muri zo iravuga iti, ijwi ryayo rituje ariko rikomeye, iravuga iti, ntutinye Keza. Keza aratungurwa ati, muzi izina ryanjye se? Inzoka iramubwira iti, yego, twebwe turi abarinzi b'ibanga mu ishyamba. None inzoka eshatu zabwiye Keza ko ziri kugerageza umutima w'abantu. Zaramubwiye ziti, abantu benshi baza hano bashaka zahabu cyangwa ubutunzi. Abantu baza hano benshi bashaka zahabu cyangwa ubutunzi, ariko bake nibo baba bafite umutima mwiza. Zaramubajije ziti, Keza, ni iki wifuza cyane mu buzima bwawe? Keza yaratekereje arangije aravuga ati, icyo nshaka mu buzima bwanjye ni ukugira umuryango mwiza. Nifuza ko abantu bose babaho mu mahoro. Inzoka eshatu zararebanye, iri hagati iravuga iti, ufite umutima mwiza Keza, ntabwo wifuje ubutunzi gusa. Imana idasanzwe rero kuri Keza. Zamuhaye umudari w'ibanga wari wambaye ku ijosi, nguwo uri kureba muri video. Zaramubwiye ziti, uyu mudari uzagufasha igihe uzaba uri mu kaga, uzazana amahirwe kandi urinde umutima wawe. Ariko zamuhaye umuburo ukomeye. Zaramubwiye ziti, ntuzigere ukoresha iyi mpano mu kubwirira abandi nabi. Keza yarabyemeye. Byabaye inyuma rero byaje kugenda ute? Nyuma y'iyo minsi ibintu byatangiye guhinduka mu buzima bwa Keza. Yabonaga amahirwe mu mirimo akora yose. Abantu batangiye kumwubaha kubera umutima we mwiza. Amaherezo Keza yabaye umwe mu bantu ubahwa cyane mu mudugudu. Ariko ntiyigeze abwira abantu bose ibanga ry'inzoka eshatu. Yaribitse mu mutima we. Inkuru iratwigisha iki rero? Umutima mwiza urusha ubutunzi agaciro, kandi nanone abantu bafite umutima mwiza bahabwa amahirwe mu buzima. Imbaraga nyazo ziri mu gukora ibyiza. Umugani w'umuhanga Mahatma Gandhi yaravuze ngo, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Sobanuye ngo inzira nziza yo kumenya uwo uriwe ni ugukorera abandi ibyiza. Ndabakunda cyane cyane. Yabagezagaho uyu mugani ni Fabien. Nani komeze bandebera icyoroshye. Ciao.